ganza wowe mwamuganje anga yose nakwamamaze bityo twiyabarere dutoze kumvira nk'uko wumviraga tuzwi iteka mwami w'isi n'ijoro ganza ganza wowe mwamuganje anga yose nakwamamaze turwanye umwanzi iturwanirire intambara y'ababisha bacu kamwami w'isi n'ijuru ganza ganza wowe mwamuganje amanga yose nakwamamaze arengana hakomeye tugataka cyane tugira tutiye dawe mwami w'isi n'ijuru ganza ganza wowe mwamuganje amanga yose nakwamamaze simbona mu makuba uwaruri dawe nujya uhinduka mugenga kuzwi iteka w'isi n'ijuru ganza ganza we mwamuganje mahanga yose nakwamamaze serewe tugusingiza imwe y'umugenga mwami w'isi n'ijuru ganza ganza wowe mwamuganje amahanga yose nakwamamaze dukesha ubugingo mutabazi wacu mucunguzi w'isi yose kuzwi iteka mwami w'isi n'ijuru ganza ganza wowe mwami amahanga yose nakwamamaze nziza wagiriye isi ntiyabura rwose kugusingiza gushima kuzwi iteka mwami w'isi n'ijuru ganza ganza wowe mwamuganje amahanga yose nakwamamaze w'isi n'ijuru haleluya haleluya amen amen kuzwa iteka mwami w'isi n'ijuru kuzwa Kristo mwami mwami wacu mwami w'abami turagusingiza turagushimira ikuzo ryawe ryuzuye ijuru n'isi bakristo bavandimwe ndabaramukije muri Kristo Nyagasani mbifuriza umunsi mwiza muhire wa Kristo mwami muri kumwe rero na Christina Mukama wakunda cyane muri ya gahunda yatumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo uyu munsi ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 aho Kiliziya Gatolika iri kwizihiza ku isi hose umunsi mukuru ukomeye cyane wa Kristo umwami w'abami yego twamutaramiye rero dutangiye tumutaramira tumubyinira tumuririmbira tumuha ikuzo rimukwiriye dusangire rero ibyo byishimo by'uyu munsi mbere yuko dukomeza gahunda yacu reka tubanze twishyire imbere ya Nyagasani mu isengesho rya mutagatifu Kizito Mihigo yadusigiye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba uranzi neza uzi uko nteye uzi ibitekerezo byanjye uzi ibyo nkeneye ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima uzi byose umusaraba ushengura ibitugu wowe uzi uburemere bwawo kundusha ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukora iki kigeragezo kitanyoroheye ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo ugushaka kw'Imana Data
gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe kugahora kumbera nk'impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri nge ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Ndabaramukije rero muri Kristo Nyagasani, umunsi mwiza wa Kristo Umwami. Nuva turi bumuririmbire uyu munsi, tukamubyinira, tukamusenga, tukamusingiza, tukamushimira ikuzo rye n'ububasha afite, kuko ari umuremyi wacu. Ejo rero twaganiraga ku byerekeye Mutagatifu Kizito Mihigo ajya gusura Perezida Kagame. Turakomereza aho ngaho rero turebe uko byakomeje bizamuka, bigenda uko imishyikirano yabo yagenze. Ubwo arakomeza agira ati, mpita mubwira, aravuga Perezida wa Repubulika, mpita mubwira imishinga yanjye, ni ukuvuga fondasiyo yanjye KMP, no gushinga ishuri ry'umuzika wa kera mu Rwanda. Aterwa amatsiko no kumva iryo shuri. Musobanurira ko umuziki mu Rwanda utigeze uba ikintu umuntu yakwiga ku ishuri. Ibihangano gakondo by'abahanzi bakomeye bo mu Rwanda ntabwo byanditswe mu manota ku buryo bibikwa bwaba buzwi kandi busobanurwa ndetse no hanze y'igihugu. Aravuga uburyo ibyo bihangano bya gakondo ko mbese biba bitanditswe ku buryo buzwi kandi busobanurwa ndetse no hanze y'igihugu, mu mahanga. Nicyo ashaka kuvuga. Namubwiye ko dushobora kwigisha urubyiruko rwo mu Rwanda Mozart na Beethoven mu gihe dukora ubushakashatsi ku muziki wacu n'inanga gakondo by'u Rwanda. Arabikunda kandi asezeranya ko azabivugana na Minisitiri w'Umuco. Ambwira ko akunda indirimbo zanjye, ariko ko asanga ari iz'idini cyane. Musubiza ko navukiye kandi ngakurira muri Kiliziya, kandi ko ahanini ndi umuhanzi w'indirimbo za liturujia. Amen. Nibyo rero baganiriye, murumva nkuko ejo twavugaga yagiye kumureba ajyanye umushinga wa KMP, kumubwira nyine ko afite umuryango yashinze witwa Kizito Mihigo pour la paix, ko akeneye inkunga yawo no kugira ngo nyine umufashe, umushinga uzamufashe ibi by'indirimbo by'abahanzi, umuhanzi abe ishingiro ry'ubumwe n'ubwiyunge. Anabiririmba muri iriya imune ya KMP yahimbye, nabumvishije ejo. Kizito Mihigo avuga yuko mbese KMP yagombye kujyamo abantu b'abahanzi banyuranije, baba amadini anyuranije, ibyo ntacyo bitwaye. Akavuga ko gusa niba uri umuhanzi, niba ririmba ibintu byawe ubiririmbe bigirira akamaro igihugu, biganishe ku bumwe n'ubwiyunge. Niba uvuga umuvugo, uri umuntu uzi gukora imivugo, vuga umuvugo womora abakomeretse, ujyana nyine kuri ubwo bumwe n'ubwiyunge. Niba uvuga ibisigo, vuga ibintu byubaka umuntu. Mbese arifuza ko KMP yaba ishingiro ry'abahanzi banyuranije, abaririmbyi, ababyinnyi. Ati niba ubyina ibintu byubaka igihugu cyawe, bifasha bagenzi bawe, ubukorikori waba ukora bwose, impano yose waba ufite uyizane muri KMP, kugira ngo igirire bose akamaro, igirire igihugu akamaro, yubaka abantu mu kwemera no mu bumwe n'ubwiyunge. Nicyo rero uwo muryango yawushyiriyeho. Urabona projet y'amabwira Perezida Kagame, yaravuga ati n'indirimbo gakondo za hano ntabwo zikoze ziri mu manota nka buriya bari bamwe twumva ngo base batunzi inanga zabo zikomeye zirimo amateka y'u Rwanda, nta hantu zanditse ngo zibe ziri mu manota, nyine zibe zibitse neza ku buryo natwe abanyarwanda twazigurisha mu yandi mahanga, twazisangiza andi mahanga, zazajya wenda no mu zindi ndimi n'andi mahanga nayo akazabikoresha, akamenya ibihangano by'iwacu.
urabona rero ko umushinga yari afite wari muremure kandi ufitiye igihugu cyose akamaro ndetse n'ukwemera kiliziya. Perezida Kagame rero we ibyamutangaje ngo nuko yabonye bati birimo idini cyane. Iyo niyo nenge ngo yabibonyemo. Nasetse cyane kuko ahangaha perezida yabonaga ari inenge kuri Kizito byo byari amanota akomeye cyane kandi aremereye kandi ayo manota adashobora gutezukaho. Nyine ibyo Kizito yakoraga byose nta na kimwe yaguye kuko ari umutagatifu yagomba gushyira Imana imbere n'idini rye nyine yarerewemo imbere akarishyira imbere. Niwo muzi yarashingiyeho. Nta wakubwira rero ngo tema umuzi ushingiyeho none se wasigara uhagaze he? Igiti hari indirimbo yaririmbye ngo abatema imizi y'ibiti ni nkaho wabizanamo ni nawe wavuga uti ubu nakubwiye ngo tema umuzi w'igiti uhagaze nk'uri nk'ishami none se wakuma. Nuko ubwa mfeti ndashaka kuva ku muzi Kizito yavomagamo kwemera ni idini yarerewemo. Nawe yarabimushubije ni nkaho yamubwira ati ntibigutangaze ko ndirimba idini cyane byerekeye n'idini ryanjye, ati nuko navukiye mu Kiliziya Gatolika nkarerwa n'ababyeyi nyine b'abakristo muri Kiliziya Gatolika, ati ahanini indirimbo zanjye nyine hafi ya zose ni litirijiya ibyerekeranye na Kiliziya no gusenga kw'abantu mu Kiliziya uko byo bakurikiza mu idini Gatolika. Ni ibyo rero niwo muzi wa Kizito wari ushinze mu kwemera kw'amahame ya Kiliziya Gatolika kuko niwe yarerewemo nta hindazi. Ntabwo rero yari gukora ibihangano bigiye hirya y'umuzi aturukamo, ntibishoboka ntibyakundaga. Niyo yanyarukaga nyine akaririmba iby'umuco nawe yarawukundaga yarawuririmbaga, akaririmba no mu Kinyarwanda cyiza cyane cy'umwimerere. Ariko icyari imbere ya byose kuri Mutagatifu Kizito Mihigo ni ukwemera, kandi ukwemera nyine kwa Kiliziya Gatolika kuko niko yari yarazwemo, niko yose mu mashereka, niko kwamugize uwo ari we, niko yiyumvagamo, ni nako yaharaniye akuberaho aranagupfira. Rero ni Mutagatifu Kizito Mihigo wacu nyine ntabwo wamutandukanya na Kiliziya Gatolika. Iyo ubonye Kizito Mihigo ubona ko naho yagendaga yabaga yambaye akantu k'umusaraba akerekana ko ari umukristo. Indirimbo nyinshi akazirimba hafi ya Kiliziya kuko zabaga zijyana n'ibitekerezo bye. Yari umwana rero wa Kristo, umwana wa Kristo, ni umukristo. Kristo Yezu ahimbazwe kuri uyu munsi, Kristo umwami ahimbazwe waduhaye Kizito umwana w'u Rwanda, akaza akagira ibyo atwungura mu kwemera kwacu akoresheje imibereho ye simple yoroheje ariko kandi ifite ukwemera guhimbaje kandi gutangaje. Ni nayo mpamvu twese tumwita umutagatifu kuko ibyo tubona yakoze ntabwo bisanzwe, ntabwo ari iby'umukristo ubonetse wese, ntabwo ari iby'umukristo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese warerewe mu Kiliziya Gatolika ntabwo yakoze nk'ibyo Kizito Mihigo yakoze, nta nubwo yari afite ibitekerezo nk'ibye. Urabona rero yari unique, nta wundi wamugereranya nawe. Yari afite ibintu by'ukwemera byameze imizi myinshi muri we ku buryo utandukanya na Kiliziya ntabwo byashobokaga. Perezida rero we yabivugaga nkaho mbese yamubwira ati ese wabaye neutre ukajya uririmba wenda iby'igihugu gusa cyangwa ibintu nk'ibi, sinzi yatekereza amubwira gutya, ariko ntabwo yari yaramenye yuko uwo muntu ari kuvugana nawe ari the holy one, ari the angel, ari umumarayika Nyagasani yamanuriye mu Rwanda ngo azaze nyine umunsi umwe ahure na perezida. Ntabwo perezida we yabonaga ari umwana w'umuhungu usanzwe uri imbere ye, ntabwo yari azi uwo avuga n'uwo ari we, ko ari umumarayika wahawe Kiliziya Gatolika y'u Rwanda kugira ngo mbese mu gihe gikwiriye azayikorere yivuye inyuma kandi akomeza kongeze hose ubutumwa nyina wa Jambo yaduhaye Kibeho 28 Novembre ku itariki 28 z'ukwa 11. Ndumva tuzaba turi maso, twabukereye, twabyambariye twese abakristo b'abanyarwanda cyane cyane nabo muri Region de Grand Lac twese, ko buriya Bikira Mariya ntabwo yaziye u Rwanda gusa, yaje avuga ubutumwa bw'isi yose. Ariko ndumva ku itariki 28 ejo bundi kwa gatandatu y'icyumweru gitaha niho tuzibuka
Bikira Mariya imyaka amaze yabonekeye u Rwanda niba ari 30 sinibuke ariyo, ariko niyo tariki ya mbere yaziyeho i Kibeho. Buri mwaka rero iyo tariki uko yagiraga, Kizito yabaga yagiye i Kibeho gushengerera Bikira Mariya, guhimbaza abakristu b'i Kibeho, kubameresha neza mu kwemera, kubashyushya. Muzarabona ibitaramo bye byinshi cyane cyane biri kuri za YouTube, aho yabaga kuri iyo tariki nyirizina yagiye i Kibeho ku mavuko ye, kwibuka ubutumwa bwiza Bikira Mariya yahazanye bwa mbere aje kudusura iwacu i Kibeho kuri tariki 28 z'Ugushyingo. Ni nayo mpamvu rero natwe abakunda Kizito tugomba guhora twibuka iyo tariki, mu gihe rero atakiri kuri iyi si, natwe tugashyira ikirenge mu cye, tukamusigarira mu byo atashobora kwiberamo adahari, tukizihiza uwo munsi mukuru yakundaga. Akaba ari Kibeho buri gihe kwifatanya n'abakristu, kwibuka ubutumwa Bikira Mariya nyina wa Jambo yazaniye u Rwanda ndetse n'isi yose. Ndizera ko tuzaba twabukereye, ari mu masengesho, ari kuri roho, ntabwo ari ku mubiri gusa mvuze. Ntibugire ngo noneho na covid yarateye ntabwo tuzabona uko dusohoka mu mazu ngo tujyeyo dutege indege tujye i Kibeho, nta madege ahari. Ariko ndabashishikariza kuba mukeye kuri roho, nicyo cy'ingenzi, mukeye ku mutima, mwizihize nyina wa Jambo wadusuye iwacu i Kibeho. Nkaba rero nsuhuza Alphonsina Mumureke, mucuti wanjye, aho uri muri kuva, nta na radiyo wumva, nta n'ibinyamakuru ubona. Imana ikomeze guha umugisha, utubereye, udufatiye ry'iburyo, uradusengera, twesengera isi aho uri muri kuva. Nkaba nsuhuza na Natalia Mukamazimpaka uri i Kibeho, nawe atubereye ku mavi. Twabonye ko yashinzwe ubutumwa bwo gusabira roho zo mu purgatori. Hanyuma na Marie Claire Mukangango uri mu ijuru, kuko we ntabwo yashoboye gucika jenoside yakorewe abatutsi, yayiguyemo n'umugabo we baragiye bakica abantu bo mu rugo, abari mu rugo iwabo bose. Ubwo rero ari mu ijuru, nawe akomeza dusabire, niwe watuzaniye ishapure y'ububabare. Marie Claire Mukangango ni ishapure y'ububabare bamuhaye. Ubwo rero twibuka abo bana Kiliziya Gatolika yemeye ko babonekewe, tubazirikane ko kuba warabonekewe nabyo ntimugire ngo ni ibintu byoroshye, ni misiyo itoroshye. Kuba warabonye Imana cyangwa warabonye nyina w'Imana, mukaganira mukavugana, kakwihera ubutumwa direct, ntabwo ari ibintu byo gukinisha, kuko biranditse muri Bibiliya ko nyine n'abahawe byinshi bazabazwa byinshi. Tujye tubasabira rero kugira ngo nabo Satani itabatera kabagusha, kuko Satani nyine abashaka gutera abo bantu Imana yahaye ingabire zidasanzwe. Tujye tubasabira nkuko nabo badusabira, dukomeze dusabire Kiliziya y'u Rwanda, tunayishima ko kuri uwo munsi wa 28 Novembre 28 z'Ugushyingo naho Karidinali azimikwa. Karidinali iwacu w'u Rwanda Musenyeri Antoine niho azaba karidinali. Murumva rero ni byiza bizaba bihuriranye, ni amata n'ubuki, ni amata n'amavuta, harya niko bavuga. Harya amata n'ubuki, ariko amata by'amavuta nabyo ngo biba ari byiza cyane ku bazi gucunda. Iyo ucunze amata kareta akavamo amavuta, ni byiza cyane kuko abana babona amacunda yo kunywa, n'abakunda ibirunge bakabona amavuta yo kurya. Icyo gihe rero amata azaba yabyaye amavuta. Hanyuma tuzishima cyane. Kiliziya y'u Rwanda murumva izaba ifite ibintu by'akarusho, irusha izindi kiliziya zose ziri muri Afurika. Ni umugisha ukomeye kumva wibuka ubonekerwa ko nyina w'Imana yaje gusura mu gihugu uvukamo, ukaba tugiye no kubona karidinale. Murumva ni ibintu bikomeye, ni umugisha tugomba gushimira Imana, abakristu bavandimwe, kandi ntitupfushe ubusa, ahubwo tugasaba Imana ko watubyarira ibyiza byinshi, ndetse no mu karere kose, mu bavandimwe bacu b'Abarundi, b'Abakongomani, b'Abagande n'Abatanzania duturanye, kugira ngo akarere kagira amahoro arambye kandi agusha neza buri muntu, atuma abaturage bose bagubwa neza, bityo bakabona gusingiza Imana bose hamwe bishimye. Yego, nubwo butumwa rero nabasangiza uyu munsi, nubwo gukomera kuri Kristo Umwami. Dukomere kuri Kristo Umwami, dukomere
ku kwemera kwacu nk'uko Kizito Mihigo ntabwo yatinye kuvuga imbere ya perezida wa repubulika. Urumva n'umwana uri imbere ya perezida ntabwo yigeze asesera ngo avuga ngo ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ngo rwose ngo ngiye guhimba mvanemo iby'amadini, idini ngiye kubihindura njye niririmbira u Rwanda rwambyaye gusa, cyangwa nirimbira intare gusa, cyangwa izindi ndirimbo zirebana no gukuza guverinoma gusa n'ibindi bisanzwe. Oya, Kizito yaravuze ati ngende umwana nonse ibere rya Kiliziya Gatolika niryo narerewemo, niryo nzi, nta n'ibindi ndirimbo si ibya liturgy. Urumva rero kugira courage ikomeye gutyo ugahamya ukwemera kwawe imbere ya perezida. Kizito wenda sintekereza ko yarazi n'idini ya perezida wa repubulika, ashobora kuba naryo yarazi, cyangwa perezida wa repubulika ashobora no kuba nta dini agira, ntabwo ubizi, simbizi, nanjye ntaho ndabisoma, ariko yaratinyutse wahamya ibyo yemera ku maguru yombi, ahamya ibyo yemera mu ijwi rye ry'umwana, abwira perezida yuko yarerewe mu Kiliziya Gatolika n'ibyo ahimba ari ibya liturgy. Ahangaha rero ndamushima cyane kuko umuntu ufite ukwemera gukomeye kugaragarira hano nyine, aho ugera imbere yaho ntihagire ugutinyisha ngo uvuge ibyo utemera. Oya, hagarara kwemera kwawe, nibiba ngombwa uzanagupfire, ariko ukomeze ukwize hose, uhamye ibyo wemera. Dukomeze rero duhamye Kristo wadupfiriye ku musaraba, kuko nawe ubwe yaravuze ati abazanyihakana imbere y'abantu nanjye igihe nikigera imbere ya data nzabihakana. Murabemenge rero abakristo bavandimwe, mukomere ku kwemera kwanyu, muhamye Kristo aho muri hose, mwaba imbere y'abaperezida banyu cyangwa imbere y'abami b'isi, mujye mubabwira ko Yezu Kristo ni umwami w'abami, nta muntu n'umwe wima atamwimitse. Ni ka karimbo tuya turimo mu Kiliziya nyine Gatolika, Kristo ni umwami w'abantu, nyir'ingoma zose z'isi, niyubahwe mw'imanyi, uru mwami mwiza rwose, z'umwana w'Imana, mubami uri ndongozi, ntawimuta mwimitse. Amen, haleluya. Nta mwami n'umwe wo kuri iyi si wimatimitswe na Yezu Kristo. Dukomere rero ku mwami w'abami, ntidutinye abami b'iyi si, dutinye umwami wimika abandi bami, dutinye umwami ufite ingoma itazigera ihanguka, kuko ingoma z'abami b'iyi si zose zirahinduka, zirahanguka, zigera igihe baranazirwanira. Hano muri Amerika barimo bararwanira Trump na Biden, umwe aravuga ati nige natsinze, n'uwari umazeho imyaka ine akumva ntahaza arashaka kwiyongeza indi ne, utarayegeraho akavuga ati nanjye nshaka kwicara kuri iriya ntebe. Ngibi byo kuri iyi si nuko bibaye. Ariko bakristo bavandimwe, mwibuke ko Yezu Kristo afite intebe atagira n'umwe bayirwanira. Ni nawe kandi wimika abami bose b'iyi si, ni nawe ubakuraho, niwe ufite ububasha n'inkoni y'ubutware mu biganza bye, nk'uko Yohani intumwa umwe Yezu yakundaga cyane yabibonekewe mu byahishuwe. Reka rero mpabasomera uko yamubonye ibyahishuwe. Yohana aragira ati ubwo ni mu byahishuwe ku mutwe wa 19 umurongo wa 11 tukageza ku wa 16. Ifarasi yererana n'uyicayeho, nuko mbona ijuru rirakinguye, maze hasohoka ifarasi y'umweru, wari uyicayeho akitwa umudahemuka n'umunyakuri, agaca imanza kandi akarwana akurikije ubutabera. Amaso ye ameze nk'umuriro ugurumana, afite n'amakamba menshi ku mutwe, akagira n'izina ryanditse ritagira undi warimenya uretse we wenyine. Yari yambaye igishura kinitse mu maraso, kandi akitwa Jambo w'Imana. Ingabo z'ijuru zari zimukurikiye ku mafarasi y'umweru, zambaye imyambaro yera kandi itanduye.
mu kanwa ke hasohokamo inkota ityaye kugira ngo arimbure amahanga. Azayagenga n'inkoni y'icyuma, kandi ubwe azakandagira mu rwengero rwa divayi y'uburakari bw'Imana. Y'uburakari bw'Imana Umushobora byose. Ku gishura cye no ku kibero cye handitse iri zina ngo Umwami w'abami n'Umutegetsi w'abategetsi. Ngaya amagambo yanditse mu Byahishuwe uko yanditswe na Yohani intumwa. Amen. Ngo Yezu Kristu rero Umwami w'abami twizihiza none, tugomba guhamya aho turi hose, imbere y'abami b'iyi si, imbere y'ubukungu bw'iyi si, imbere y'ibidutwara umutima by'iyi si. Ntitureke na kimwe hagira ikitugusha cyangwa ikiturangaza. Turangamire ubwiza bw'Umwami w'abami ari we Yezu Kristu, maze tumutegereze nk'abakobwa batari abapfu. Amatara yacu ahore yaka, dore tumutegereje, kandi igihe azazira azasange tumusanganiye nk'umukwe uje kujyana umugeni we. Asange twamurimbiye kandi tumutegereje n'urukundo n'umutima utaryarya. Bakristo bavandimwe, mbifurije umunsi mwiza wa Kristo Umwami. Mubabere muhire mwese, ubaryohere n'imiryango yanyu mwese, kandi tukomeze twiyegurire umutima we, kuko niwe nshuti nyanshuti. Imana mwese baha umugisha. Yari Christine.